Hello guys, mumeze mute? Hari abantu bari bamaze iminsi bambaza bambwira uburyo nabafasha ku bijyanye na telefone zabo. Ku bantu bafite Tecno, Infinix na Airtel. Airtel, Tecno, Infinix ni phone umuntu agura zigakunda kugenda gahoro, haciyemo iminsi, haciyemo amezi. Uyu munsi rero nje kugira ngo mbafashe mbere ku buryo mushobora kuba mwazikoresha zikajya zihuta cyane, mukazirinda ibibazo byo kwibana, gukora gakeya, kuba interineti yakora gahoro. Mwibutsa gukanda subscribe, like, share and comment kuri Dr. Singa TV nk'ibisanzwe. Hari abantu bagura amatelefone yabo, yaba Infinix, yaba Tecno, yaba Airtel, bamara nko kuzikoresha nk'ukwezi, nk'amezi 3, 6, gutya 9, hafi umwaka, ugasanga ngo batangiye kubona ibibazo bya telefone, ngo itangiye kuzana ibibazo kandi phone ikiri nshyashya mu by'ukuri. Uyu munsi rero ngiye kubanza mbereke uburyo ushobora gufata phone yawe neza, ukaba wayirambana, wayimarana imyaka, kuko hari abantu benshi cyane tuzi batunga telefone bakazimarana imyaka 4, imyaka 5, kandi ugasanga phone bazifashe neza, phone zakoze neza. Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo ushobora gufata phone yawe neza, igakora neza, ikajya yirukanka. Icyo usabwa wowe ni ugukurikirana video yose, ugakora subscribe, kuyibagirwa rwose urumva ni ikibazo. Twagiye rero. Icyo udasabwa ni ugutarutsa ino video, ugomba kuyireba amaso ku maso, ibyo gutarutsa ntabwo birimo, kugira ngo tujye duhora tugendana igihe cyose. Twagiye. Kuko hari abantu bakunda kugira amatelefone zakibana, ugasanga ngo phone yanjye yapfuye, phone yanjye ngiye kuyiforomata, phone yanjye ngiye kuyiflashinga. Wapi, ntabwo phone zose ziba zikeneye flashing cyangwa se kuziforomata. Reka igihe cyo ngiye kukwereka ni uburyo ushobora kuba wafata phone yawe neza kandi igihe cyose nugenda ubikora, ibintu byose bizajya bigenda neza uko ubyifuza mu by'ukuri. Twagiye. Ni ukuvuga ngo hari abantu buriya deja duhereye ku iki, hari abantu bakunda gusiba amafoto. Hari abantu bakunda gusiba amafoto, indirimbo, amavideo. Rero bakibwira ko ibyo bintu basibye biba byavuyemo, kandi phone icyo gihe basiba ari uko phone zuzuye cyangwa se phone yuzuye. Burya ngewe reka ku bantu bakurikirana channel yanjye mba nshaka kubereka ikintu ku kindi, nkabereka ko ibintu byose, hari abantu baba bavuga ngo tuba tubeshya cyangwa se ibyo tuba tuvuga bakabipinga, kandi ibintu mba mbereka hari abantu benshi cyane bafite ibyo bibazo. Kuko hari abantu bari bamaze iminsi banyandikira bambaza uburyo bashobora kuba bafata phone zabo, uburyo bazigabanyamo ibintu, uburyo baforomata, kandi atari ngombwa. Ni ukuvuga ngo turaza hano muri galeri wenda kugira ngo tugendane neza. Urabona ahangaha harimo amafoto, harimo amavideo. Aka kanya rero tugiye kubereka uburyo ushobora kuba wavanamo ibintu byawe neza, mbereka n'uburyo musiba ibintu ntibivemo burundu. Twagiye. Ngiye guselectinga. Murabona ibi bintu nibyo ngiye gusiba. Icyo gihe hari abantu basiba bino bintu bazi ko bagabanyijemo ibintu kugira phone zabo zihute. Noneho ngiye kubereka itandukaniro ry'ibyo bintu
byanyu. Mujye mukoresha fone munasobanukirwe kuzikoresha. Urabona narangije guselectinga, noneho tujye gusiba. Gusiba ni ibisanzwe kandi hano alo, urabona ko ya mafoto avuyemo. Reka twongere dusibe n'andi kugira ngo turebe ko ibyo turi gukora ari byo. Ibingibi nabyo mbisibe. Deja murabona ibingibi byavuyemo, ibyo naselectinze byavuyemo. Ni ukuvuga ngo ukureba bibaye, ni ukuvuga ngo ubundi biracyarimo. Icyo nshaka ni uko mwakurikirana ino video mukareba uburyo muzajya musiba ibintu mukamakinga sure neza ko byavuyemo cyangwa se ko byashizemo. Icyo musabwa ni ukureba ino video yose mukayirangiza nta kintu na kimwe musimbutse. Nta kindi musabwa rwose. Kuvuga ngo nk'ubu ngubu reka mbereke ahantu ibyo bintu mushobora kuba mwabivana cyangwa se mwabikuramo burundu, bikaba byavamo burundu, mukaba musibye ikintu kikaba kivuyemo. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu reka nsibe nk'aka kantu ka mbere ka Dr. Singa TV, urongera ugakandaho, urabona nako karagiye. Kuvuga ngo uzajya uhita uza usubira inyuma, ibintu bikuremo, nurangiza uzamure urebe ahantu handitse file, aka application kanditseho file bisanzwe, aka kameze kuno. Ndabizi abantu batunze Android kaba karimo. Murabona ngiye icyo ngiye kuberekana uburyo ushobora kuba wamakinga sure ukaba uzi neza ko ibintu wasibye byavuyemo burundu. Hari abantu bajya bafata fone bagasiba ibintu, fone igahora yuzuye kandi bazi ko basibye. Uhita uza ku tuntu dutatu turi mu kuboko kw'iburyo hano munsi yaho urebera isaha, utuntu dutatu tumeze nk'udukoni dutambitse ukuntu, udukandeho. Numara kudukandaho uzaza ko aka kantu kanditseho traje, tegereze gato bifunguke. Urabona bya bintu byose twasibye, byose dore ngibi. Kandi icyiza cyo uretse ko bikunda kuba bibi bikaba na byiza. Kuvuga ngo nk'ubu ngubu wabisibye cyangwa se n'undi mwana wabisibye cyangwa se undi muntu wagusibiye ibintu, icyo gihe ufite kuba wakanda hano hasi ahantu handitse restore, ushobora kuba wabigarura. None ahangaha handitse delete, ni ukubikuramo noneho burundu. Ibintu byose bya bintu twari twasibye byose biraba bivuyemo bifone byose, nta na kimwe gisigaye. Ari byo bintu nababwiraga. Ni ukuvuga ngo ninkora hano kuri delete, byose ibyo nari nasibye byose ubwo biraba bivuye muri telefone, atari kwa kundi mbisiba bikisevinga ahantu. Ariko ninkanda hano restore byose birahita bisubira ahandi byavuye. Reka dukande delete byose bivemo byose. Tegereze, urabona byose birabaye, byose byagiye. Ni ukuvuga ngo ino trash ikintu ibifasha abantu. Hari igihe umuntu agusibira ibintu utabishaka, cyangwa se ari nk'umuntu watije fone cyangwa se yifotoye yagize ute agasiba, ariko hari amafoto yawe ushaka cyangwa se ari document zawe ushaka, akaba azi ko yabisibye kandi atabisibye. Ukaza gusubiramo kuriya niba wakurikiye video neza, ukaba wabikora restore bikagaruka byose, cyangwa se ukabisiba. Ndagushimiye wowe wakurikiranye ino video, mwibutsa gukanda subscribe nimba wakunze ibiganiro byacu. Ciao ndabakunda cyane.